Wongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka dukomeze rero kuri ya gahunda yacu y'umuhamagaro. Uyu munsi turaganira kuri life path number 9. Life path umubare 9 ni ku bantu bavutse ku tariki 9 1827. Aba bantu rero ni abantu tuvuga ko bava kuri planete yitwa Mars. Ni abantu b'ibitekerezo, ni abarwanashyaka, ni abarevolutioniste, ni abantu b'impinduramatwara. Aho muzababona bose ni abantu baba bashaka ko ibintu byose bihinduka, ni abantu bashaka ko abantu bose bareshya, ni abantu bashaka ko abantu bose bagira uburenganzira bureshya, ni abantu usanga muri make babona ko abantu bose badafite ubutabera buhagije. Nibo bakunda ibintu by'impinduka cyane, babita ko ari abantu muri make bumva ko ibintu bigomba guhinduka, isi igomba guhinduka. Rero mu kazi bano bantu tubasangamo cyane bakunda gukora, wabasanga mu bantu nk'abacamanza, wabasanga mu bantu b'ivugabutumwa, wabasanga mu banyapolitike, usanga ari bo nyine n'aba-activiste nyine nk'uko twabivuze, abantu baba bashaka ko ibintu byose bihinduka. N'abantu bakunda ibintu impinduka cyane, usanga ari abantu bazi no kuganira, ikibazo usanga bano bantu bagira cyane ntago bizerwa, kubera ko n'abantu bahindukana n'igihe. Usanga umurongo bafite uyu munsi so uzabasangana ejo cyangwa mu cyumweru gitaha, ubo bagendera ku mpinduka batarebye ingaruka zabyo. Bityo rero ugasanga hari amwe mu matsinda y'abantu akenshi aba adashaka gusa nkaho akorana nabo. Zimwe rero mu bibaranga cyangwa mu minsi yabo, nk'uko tugenda tuvuga kuri buri groupe nyine, kuri buri life path, umunsi wabo, ibara ryabo bakunda. Aba bantu kuwa kabiri niwo munsi wabo mwiza, umunsi wo kwiyibuka, bakireba ubwabo, umunsi wo gukora meditation, umunsi wo kwicishamo akeye, bakireba ibyo bakoze muri make, bakareba ko uburyo bakongeramo nyine ni nko gusharija batiri, bakayongezamo imbaraga. N'ibara bakunda rero ni ibara ry'umutuku, niryo bara ryabo, ni ukuvuga ngo rizana amahoro muri bo, ribaha imbaraga muri make. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi baba activiste usanga mu byo bakora kenshi haba harimo ibara ry'umutuku. Burya nicyo akenshi riba risa nkaho ribaranga cyangwa ribaha imbaraga mu byo bakora cyane. Bagakunda kugira kandi umujinya udashira. N'abantu bahorana umujinya kubera ko babona ko impinduka bashaka zirimo kugenda buhoro. Baba bashaka ko ibintu bihinduka ako kanya, muri ako kanya, vuba vuba, kandi nk'uko bo babishaka, siko uburyo abandi babishaka. Akenshi bano bantu bari muri iyi groupe usanga hari abantu batumvikana nabo, nko mu magroupe nyine nk'ayo twashoboye kubona, usanga batumvikana kubera nabo muri no muri life path nomero ya mbere. Ntago bumvikana kubera ko nk'uko twabibonye, life path ni abantu bakreya, ni abantu bakora ibintu binini cyane, intashyikirwa. None n'aba bantu usanga badahuje kubera ko bariya bo muri life path ya mbere ni abantu bafite bashaka gukora ikintu kinini bifata igihe, ariko abangaba bo baba bashaka impinduka z'ako kanya zihuta.
ntibumvikana kandi n'abantu bo muri life path ya kane, kubera ko abantu bo muri life path ni abantu bari disipurine, ni abantu bari organize, ni abantu bagendera kuri gahunda, ntibakunda niba twemeranyije ko tuzabonana ku cyumweru gitaha ku wa mbere ni ku wa mbere, mu gihe abangaba bo reka dashobora no kuguhamagara ku cyumweru ku wa mbere ntabwo bishoboka, urantindira ku wa mbere ni kera, reka tubikore kano kanya. Aba rero ni abantu batagenda buhoro, bahora bafite ubushyuhe. N'abantu tuvuge n'indi life path ya munani y'abantu nyine badakorana ni life path ya cyenda. Umunani ntibakundana kubera ko abantu ba life path umunani usanga bakunda isi cyane, bakunda iby'isi cyane. Noneho kuba kubikunda abangaba basa nkaho bagongana nabo, kubera ko abangaba bashaka impinduka, bariya ntibashaka impinduka, ugasanga rero basa nkaho bagongana. Ariko rero bakaba bumvikana n'abantu bo muri kabiri na gatatu na gatanu na gatandatu. Nuko abantu bo muri kabiri, abantu benshi ni abantu bagira urukundo, ni abantu bizera abantu bose, none ugasanga kuri bo nta kibazo. Koko abantu bo muri kabiri akenshi ni ba nyamujyi bijya, nubwo bwose bavamo abanyapolitike beza, ariko akenshi basa nkaho uzi kuvuga cyane barakwemera, niyo waba unavuga n'amafuti uzi kuganira. Ni abantu muri bo bizera abantu babo bose, ugasanga rero bafite izo nshuti nk'izo ngizo. Na gatatu na gatanu ni abantu bakunda inkuru, ni abantu bakunda kuvuga cyane. Rero iyo bahuye nawe, uyu nguwo wo mu icyenda w'umu activiste uzi kuvuga, baramukunda, ugasanga bavuze uriya muntu sawa, ibitekerezo twabikunze, ariko ntibarebe ko hari igihe yaba arimo kubata mu ishyamba cyangwa arimo kubashyira mu muriro. Ugasanga rimwe na rimwe ingaruka zibagezeho. Ariko ugasanga rero ni abantu bakunda impinduka cyane. Rero tukiri kuri abo ngabo, reka mbahe amazina y'aba celebrity muzi kuri iyi si bari muri iyi groupe ya life path icyenda. Harimo Morgan Freeman, hakaba harimo Mahatma Gandhi, hakaba harimo Bob Marley, hakaba harimo Jimi Hendrix, hakaba harimo Mother Teresa, hakaba harimo Alicia Keys, hakaba harimo Adele, hakaba harimo Ariana Grande, hakaba harimo Whitney Houston. Abo ni abantu nibo nashoboye kubona. Akenshi rero icyo nshaka no kongera kuganira kuri ibi bya life path, yaba iya mbere, ya kabiri, ya gatatu kugera ku icyenda, hari ikintu mugomba kwitondera mu bushakashatsi muri bubone. Hari aho uzasanga itariki yawe, urugero nkanjye itariki yanjye y'amavuko ni 3, ariko iyo nteranyije itariki y'amavuko nkateranya n'ukwezi, nkateranya n'umwaka wanjye wose, ni ukuvuga ngo 1900 n'ibindi byose bibyara 5. Urumva rero 5 na 3 bisa nkaho bitandukanye, ariko iyo bikurikiranye neza nkubwije ukuri ko usanga hari ibintu byinshi biri muri 3 n'ibintu byinshi biri muri 5. Bivuga ko zino life path ebyiri zisa nkaho zijya guhura, hari aho zihurira. Nk'uko ikirere gihinduka, nk'uko klima zihinduka, niko umuntu agenda ahinduka. Biba byiza rero kugira ngo wimenye, ufashe zino ebyiri zose ukazigendamo. Usanga ku muntu wenda ufite nk'imyaka 45, waravutse ku tariki 5 cyangwa ukavuka ku tariki 3, wakora wabiteranya byose, itariki, ukwezi n'umwaka, ukisanga muri iyo 3 cyangwa na 5, ukareba ibyo zivuga, wakwisanga ari wowe barimo kuvuga, wagira ngo barakurebaga ibyakubagaho byose. Nicyo nari nshatse kuvuga ahangaha, kugira ngo wenda utaza kubona nk'itariki wenda urugero ya Bob Marley ukavuga itariki ya Bob Marley ko idatangirwa n'9, wowe wizanye muti itariki ya Bob Marley ushobora kuyiteranya idatangirwa n'9, ariko wayiteranya wageze inyuma ugasanga ihuye n'9. Yaba ihuye n'9 no ugasanga 9 na 3 na 2
na gatanu na gatandatu hari aho bajya guhuza. Ni abantu baganira cyane, ni abantu bakunda impinduka, ni abantu bafata utuntu twinshi, bagira imishinga myinshi, ugasanga hari byinshi bahuriyeho. Nicyo kintu nashakaga aha ngaha kugira ngo mucyumve neza, bibahe ishusho, bibahe uburyo mwakwimenya. N'uburyo iyo umuntu yimenye nibwo amenya aho agiye, biramworohera kugira ngo naho ugiye ugira ibintu wirinda, wirimite, ntuhuzagurike, ugire discipline mu buzima bwawe. Nk'uko mpora nigisha buri munsi, nkeneye ko abantu cyane cyane urubyiruko bagira discipline, self control na focusing mu buzima bwabo, bityo bitume batazahuzagurika ibije byose bashaka kubisimbukiramo. Niba muri business bapfe gusimbukira ko bakagira gahunda, niba ari business ye izamara imyaka 5, afite gahunda y'imyaka 5 ya business ye, akayijyamo nta kwihuta, nta kwirukankana, nta gitutu afite, agatuza, akamenya iyo business ye, akayimenya ndani uko itangira no kwirangira, akaba expert muri iyo business ye. Bityo rero reka nkomereze kuri life path ya 9 mu kurangiza. N'abantu rero kubyerekeye ibiryo, n'ibiryo bakagombye kwirinda. Barya ibiryo byose nta kibazo, ariko bakagombye kwirinda cyane cyane ibiryo birimo amavuta menshi, ibiryo biremereye. Ibiryo biremereye anga twavuga nk'ubugari. Kurya ubugari cyane urumva ko busa nkaho biguca intege, ugasa nkaho bwa bushyuhe bwawe, ya activism yawe isa nkaho itakara. No kwirinda kurya ibiryo bifite ibirungo byinshi, hot spices, no kwirinda ibyo biryo bishyushye cyane bifite spices, nabyo ni ibiryo bakagombye kwirinda, kubera ko ntabwo ari byiza muri bo, byabatera indwara. Koko n'abantu bakunda kurwara stress, n'abantu bakunda kurwara umutwe bitewe nuko batekereza cyane. Urabona abaactiviste n'abantu bahora buri munsi bari mu bitekerezo, bashaka ko ibintu bihinduka. Abantu bashaka ko ibintu bihinduka cyane, uzi ko batekereza cyane. N'abantu bahora bari mu bitekerezo, batekereza uko ibintu bizahinduka. Nubwo bwose baba batekereza ko ibintu bihinduka, siko uburyo bajya kubikora biba ari uburyo buboneye. Baba bakeneye imbaraga kugira ngo bakore bihinduke mu buryo bwiza, ntawe bahutaje. Niyo mpamvu rero akenshi mu byo barya, mu buryo baryama, mu buryo baruhuka, bagomba kubyitaho cyane. Nibo moteri y'ibintu byose tubamo, kubera ko impinduka zose ziba zifite abantu, abalideri, abayobozi bazo. Bityo rero iyo abayobozi bahubuka, badafata regime neza, usanga harimo ikibazo. Muri make rero iyo niyo life path nomero ya 9 n'abateguriye kuri uyu munsi, kugira ngo nyibasangize, igasa nkaho ariyo ya nyuma irangiza life path zose nabakoreye kuva ku ya mbere kugeza ku ya 9. Ubwo ubutaha ngiye kuzabakorera ziriya zitwa masters, arizo 11, 22 na 33. Ariko mu magambo make rero, ziriya masters zisa nkaho zireba abantu abantu bafite life path 1, usanga, cyangwa bafite life path 2, usanga n'abafite life path 6, n'abafite life path 8, kubera ko akenshi iyo bateranya imibare hari igihe bibeshye bageze kuri 33, batakagombye guteranya, ahubwo bakahita bayiteranya ikaba 6, 44 batakagombye guteranya ikaba 8, 22 batakagombye guteranya ikaba 4, 11 batagombye guteranya ikaba 2. Bivuga iki? Bivuga ko niba wowe wisanze uri muri 2, niba wisanze ingeso zawe ziri muri 2, ni ukuvuga ngo hari amahirwe menshi ushobora kuba uri muri 11. Ni ukuvuga ngo ufite ibyo ukora ubu ngubu, ingeso zawe uzifashe, ingeso zawe nziza ukazishyira ku murongo, ukirinda mbi, ushobora kugera ahantu kure cyane. Nk'uko twabibonye, abantu bafite life path 2 ni abantu bagira urukundo, ni abantu muri diplomasi, ni abahanga, bazi kuganira, bazi kugutuza neza, ni abantu
muri make bazi communication nabo ni abahanga. Ni ukuvuga ngo rero wisanze uri muri 2 cyangwa 11, ni ukuvuga ngo witonze ukabyiga ukiri mutoya. Diplomasi waba uri umuntu w'umuhanga uzi kuganira, uzi kumvisha abantu ibitekerezo byawe bikagera kure. Ubwo nacyo nzakibakorera mu gihe gitaha. Reka turangiriza ahangaha kuri uyu munsi. Ego naho ubutaha. Ciao 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 ciao.